ndababwira Yesu twahuye akampa agakiza, akamara intimba, akankura ku cyavu cya nyuma y'icyavu, cya nyuma y'icyavu, mu gisuzuguriro, mu nzara ikabije, mu kwambara ubusa. Elepele talabala masika. Urugero TV. Aranywa inzoga ku rwego yajyaga abyara kugira ngo bamusange mu bitaro. Cya gikoma cya mbere teremusi bayisukagamo amacupa abiri ya Primus, akanywa agahita afata agakopo nawe akamugotomeza iki. Ngiye maze kuba nk'agakobwa k'akangavu, numva ibintu byo kwiga biri kunyerereza. Aho nabonye akazi rero niho nahuriye n'umusore w'umunyamurenge. Banze kubyumva, ngiye n'umugabo wanjye turi kundanira ibyo dukora iki wabo bita ngo nukubomboka. Tutaramara amezi 4 atatu tubyaye Joshua, abanteye indi ya Karebu. Iwabo bibatera akajagararo gakomeye, kuko bibwiraga ko wenda umwana ari umwe bashobora no kumunyaka. Inama zikaba kandi zikaba mu bwenge butangaje. Zimwe zikaba zimutumira zimubaza, niko kuriya ni gute, uriya nuwahe umuntu azareka ku kuriya wagiye hehe, kuravuga ngo uriya ni umuntu twagusabira, uriya nuwa hehe, kuri uriya wamukuye hehe, tibishoboka titworoha dutanga inka zacu ku mutunguri. Ko ni gute wagipfuwe kurumva uriya ari umuntu twobwira abantu ngo turazanye tumushikanye mu muryango, none bagahindukira bakaza mu kinyabupfura cyinshi bakohereza nk'abantu babiri. Site ukuntu ukuri turagukunda pi, umuntu yo tubyarira abana babiri tukaba tukimwanze, turagukunda n'ukuri pi, turagukunda kandi uza wamutekana uwame wumva turi kumwe nta kibazo. Umugabo arabinyibwirira arambwira ati kuri ubona barakubesha. Ndateseka, ibintu bihita bigenda mu gihe cy'umwaka umwe, imyenda irasaza, amasahani arasaza, uburiri burasaza, uburushingo ba. Nta nubwo twajyaga dusenga ngo tubone ubukode, wabonaga ntaho buvuka avuga ngo mana muhuma amaso. Umugabo yiyubakiye inzu ye n'umugore we n'abana be barayigukodesheje, uri kubahuma iki? Ntabwo ari uko bizaguma pe, ntabwo ariko bizaba kubategereza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, ubuhanuzi bwa Yesaya, ibice byaho ni 61. Duhere ku murongo waho wa mbere. Yesaya ibice 61, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Yesaya 61, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze kuri 64. Turaza gusoma no mu Baheburayo, igitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 4, umurongo waho naho turahera ku murongo wa 4 tugeze ku wa 11. Turaza gusoma no mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 4, umurongo waho wa 4 tuze gusoma tugende tugere ku murongo wa 11. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi, umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. Yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye.
kugira ngo mu cyimbo cy'umutima wihebye kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Nuko bazubaka hasenyutse, bazubura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Nimwakire iryo jambo ry'Imana. Reka dusome no mu gitabo cy'Abaheburayo. Turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice byaho 4, umurongo turahera ku murongo kaduhere Abaheburayo duhere ku murongo wa 8 tugere ku murongo wenda wa 11. Haravuze ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana, kuko winjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yayiruhutse iyayo. Nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya ba bandi cyo kutumvira ijambo ry'Imana. Nimuryakire muvuga ngo amen. Reka rero nongere mbasuhuze mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma muraza kumenyera yuko ndi umuntu ukunda kubambwiriza kandi nanasetsa. Ibyo akaba atari ibintu by'iwacu uko abantu baba baravutse bakisanga. Iwacu turi abantu bakunda kuganira cyane no gusetsa cyane, ariko ngewe ndi kugenda mera nk'umuntu uri gusaza, ntibikirimo cyane. Ariko iwacu hageze kuva kuri njye mfura kugeza kuri bucura, turi abantu tuganira cyane tugasetsa, kandi twese nta n'umwe udasetsa, buri wese agira ibye byo gusetsa. Haleluya. Rero ndashimira Imana cyane ariko byimazeyo, kubera yuko yangiriye icyizere ikemera yuko mpabwa uyu mwanya imbere y'abantu bayo muyimera icyubahiro. Ni amahirwe tuba tubona kenshi, ariko ni amahirwe tutamenyera, kubera yuko turi benshi cyane. Turi urugaga rw'abakozi b'Imana b'abahanuzi n'abavugabutumwa. Iyo bagutoranije uwo munsi rwose ni ibintu udakwiriye gufata nk'ibisanzwe. Rero mbihaye agaciro muri iri teraniro, Imana yacu ishimwe. Nagira ngo ayo mashimwe yose atume dukomera Imana mu mashyi cyane. Haleluya. Imana yarambwiye ngo nze mbabwire ngo hariho uburuhukiro bw'abizera, ni mu bwinjiremo. Hariho uburuhukiro bw'abizera, ni mu bwinjiremo. Nk'uko mbibasomeye mu Baheburayo ibice 4, aho mbasomeye ngo iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyari gutegura iby'undi munsi. Hanyuma kubera ko amategeko ya Mose ndetse n'ibindi byose byari byarashyizweho bitagize umumaro, niyo mpamvu Imana yongeye gutegura ubundi buryo yakiyegereza umwana w'umuntu. Kandi ubwo buryo yateguye, iyo plan yateguye, uwo mushinga ukomeye yateguye, ni Kristo umwana wayo, uwari mu gituza cyayo, uwabanaga nayo. Haleluya. Aramurekura kugira ngo twebwe tubone ubugingo buhoraho. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye ibyaha ku bwacu. Subiramo twese. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye ibyaha. Haleluya. Mwe mugarukiye aho, ndakugurira fanta. Amen. Uyu mucuranzi mumwiteho, bari abantu mujye mubareba, baracuranga neza cyane. Ariko uzi umuntu winjirira mu muntu batarepetanye,
kuri runo rwego imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera kugufa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi hashimwe Yesu watwunze n'Imana himbazwe Yesu watwunze n'Imana hashimwe Yesu watwunze haleluya. Nkurikirwa n'abana 9 ninjye mfura iwacu. Hanyuma navutse iwacu bamaze imyaka 5 bategereje umwana, niyo mpamvu bananyise Ingabire. Nabyumvise. Papa wanjye yakundaga urwagwa cyane, kandi jewe navukiye i Kigali kuri peyaje abajya babasha kurenga inaha mukagera mu mujyi. Niga primaire kuri Sainte Famille, niga secondaire kuri École Technique Muhazi, niga université kuri Milan. Ntabwo nigeze ngera mu cyaro, sinzi amakuru yo mu cyaro, ibibera mu cyaro ntabyo. Nje nduwi Kigali ku myaka mfite 46. Habe data agakunda urwagwa, mama agakunda Primus. Mama wacu yapfuye ageze ku rwego rwo kunywa 12 bouteilles ku munsi. Inshuro nke cyane wabonaga mama arya nke cyane z'ubuzima. Yajya kurya akarya agatoki kamwe, yajyaga abona isahane tumuzanire ibiryo akavuga ngo yaba byari nk'ibintu umuntu arota, ibiryo byijyanye mu nda atabihekenya atabimize. Yajyaga ajya gupfundura icupa rya Primus akari, yahoraga yambaye neza. Ari mu bagore bo mu Kiyovu bazwi batangiye gukora kare, kuva mu ngo bakajya gucuruza hakiri kare. Yagiraga amafaranga ye bwite atarayo papa yamuhaye. Umva amafaranga y'umugore bwite mbere ya jenoside. Akagura icupa rya Primus agakuramo igitenge cyiza cya kabiri akenyeje, akarihanagura akarisoma akagotomera ku buryo ajyaga anywa inzoga umuntu wicaye iruhande rwe atazi kuyinywa agahita akunda kuyinywa kandi akanamenya kuyinywa. Data nawe akanywa urwagwa rwazanwaga n'umugabo witwaga Alfred mu Kiyovu. Abantu bo mu gihe cyacu baramuzi, yazanaga ibidomoro n'ibidomoro bikuye za Karenge. None uko ngiyewe nari imfura ndi umukobwa wa papa cyane, ninjye wajyaga njya kuzana urwo rwagwa mu kabido. Noneho rero na Primus za mama ninjye wajyaga njya kuzizana aho ngaho haruguru bitaga kwa Sebushishi. Natura Primus ngasubira kujya kuzana urwagwa. Noneho nge nako nakundaga kubera gukunda papa. Nkajya kwa Alfred mu bidomoro nka 7 nkagenda nkanywa kuri kimwe, ninagarura papa akunda, bakansogongeza ibidomoro nka 6 tujyagira ku cya 5. Nkababwira nti mumpimire kuri iki, bakampimira icupa rinini rya papa. Hanyuma nkataha kuko nasomyeho ngenda n'ubundi nsomaho.
nagera imbere ya papa akishima cyane, akongera kamba akambwira ati gotomera ni wowe uzansimbura. nkabiri igitanga ajya kuzana urwo rwagwa ku myaka 6, 7, 8, kandi papa tukaba inshuti. Mu gihe cya weekendi akanera urutugu akanjyana, nkagenda nkajya mu mupira tukajyana, akancisha mu isoko hariya muri ville. Twari mu mujyi urabibona nawe, kuko navukiye no muri maternité ya CHK. Jenoside yari inzirangira ngenzi n'umuganga wambyaje mama. Ntago ari bya bindi bya numva bamwe ngo mu rutoki hepfo y'umuhanda wa rwose. Ni muri maternité katikati CHK hariya. Noneho rero tuvuye mu mupira na papa ducana bitaga muri Kedorosi, hafi ya hahoze Radio Rwanda. Hari umuonkre, hari ahantu bacururizaga n'ubundi nzagwa. Tuhacagiye kumuramutsa, hari marume, hari onkre maternelle. Agiye kumuramutsa, barangije bamurwagwa rwinshi nabo baranywa. Papa nera urutugu, turamanuka urumva kugenda anzunguza narunyoye. Ngeze mu rugo ndaruruka ndukanamara, ndaruka mu gitondo mfite imyaka 9. Ndababwira ngo urwagwa ntanyoye muzarunywere, Primus nari kuzanywa muzazinywere. Kuva mfite imyaka 9 na bugingo n'ubu sinongeye kunywa inzoga. Abana Imana yamenye kera, haleluya, yarabatoranije. Murira muri uwo muryango w'abasinzi pe, aho mama yajyaga anywa Primus yabyaye umwana akarira ntamwumve. Nkarara ngenda ijoro njya gukuramo ibere, nkaca hejuru ya papa nkakamama ibere, nkonsa umwana nkamuryamisha, nkarara ngenda gutyo. Nzoga nyinshi, umugore anywa inzoga ku rwego yajyaga abyara kugira ngo bamusange mu bitaro. Cya gikoma cya mbere teremusi bayisukagamo amacupa 2 ya Primus. Yamara kubyara umwana akanywa, agahita afata agakopo nawe akamugotomeza iki. Ariko aho ngaho Imana inkurayo, haleluya. Inkurayo, haleluya, inkurayo. Ndashimira Kristo, afite imbaraga. Yesu tubabwira afite iki?